Perezida Kagame yasabye abayobozi bagize guverinoma nshya guhindura imyumvire n'imikorere baharanira ko igihugu gitera imbere kurushaho gutegereza ko bazacungurwa n'amahanga nyamara atabyifuza ahubwo ashaka kubategeka uko bakwiye kubaho. Yabigarutseho kuwa 25 Nyakanga 2025 ubwo yakiraga indahiro za guverinoma nshya iyobowe na Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rufite ibyo ruhuriyeho n'ibindi bihugu bya Afurika ariko rukanagira ibyo rutandukaniyeho nabyo birimo amateka y'igihugu, umuco wacyo n'icyerekezo. Yavuze ko muri Afurika n'ahandi hari abandi bateye imbere ariko u Rwanda rukiri mu rugamba rwo gushaka uko rwagera ku majyambere. Ati kuki abandi bateye imbere tugasigara? Kuki twasigaye inyuma? Hari impamvu ishingiye no ku kuntu dutandukanye naho. Ubundi iyo tutaza kuba dutandukanye bigezaho natwe tuba twarateye imbere. Perezida Kagame yahamije ku mpamvu nyamukuru ishingiye ku mikorere n'imyumvire itagira icyerekezo y'abantu bahora bategereje ibyo bazahabwa n'abandi. Ati impamvu ni amateka, impamvu ni imikorere, impamvu ni ibyo ntari bwinjiremo kugira ngo bitumvikana nabi ariko tugomba gukosora byanze bikunze. Ndetse no muri twe twicaye aha n'ahandi hari n'ushobora kwibaza uti ariko twabikosora gute? Hari abihebye barekuye bazi ko Abanyarwanda, Abanyafurika tugomba kuba turaho, turi abakene, turi mu mwiryane, hanyuma hari abazaza kudukiza. Yongeye hati gusanga abantu bari aho bategereje abazabakiza ari abantu nkabo nicyo mvuga, nicyo kibazo cya mbere. Iyi mico yo gutegereza umucunguzi tukazaba tuzakizwa n'abantu twicaranye hano, abo twita abafatanyabikorwa. Ibyo nicyo kibazo cya mbere tugomba kwivanamo uko twicaye aho, uko tubaha muri iki gihugu cyacu, tugahera kuri twe ibyo dushoboye tukabikora uko dushoboye, ukabikora uzi aho uva n'aho ujya, uzi n'aho ushaka kujya. Umukuru w'igihugu yamije ko inkunga z'abandi zisanze umuntu ufite icyerekezo zikamufasha kukigeraho byafasha kurushaho. Ati abo bandi bafasha iyo bagufashije uri mu nzira ugenda ugana aho ushaka kujya nibwo bigira akamaro, ariko ntabwo bazaguterura ngo bagutereke aho ushaka kujya. Nta nubwo babishaka niba mutari mubizi, ntibabishaka, ntibabikeneye, ahubwo ugumye aho ngaho ni inyungu zabo. Yanenze Abanyarwanda n'Abanyafurika bicara bategereje kuzacungurwa n'abandi, avuga ko bidashoboka ndetse ati ibyo ni ikinyoma. Perezida Kagame yongeye ati uko mwicaye, uko muhabwa inshingano, mwazijyamo mugakora neza, mwazijyamo mugakora nabi, mwazijyamo mwinuba ukavuga uti kuki bangize iki, batangiza iki. Abasigaye hanze bavuga bati ariko kuki batoranyije runaka nge ntibamitemo. Ibyo byose ujye ubikora wibuka ko uri ubusa igihe twese tutivanyemo uwo muco wo kutumva inshingano ituri imbere. Icyo dukwiye agaciro dukwiye kwiha mbere y'uko dutegereza ko hari undi wakaduha. Perezida Kagame yavuze ko hari abantu bamaze kwiheba bumva ko nta terambere bazageraho, bituma bumva guteshwa agaciro imbere y'ababafasha ntacyo bitwaye. Ati ariko hari n'abo kuba ubusa bitagize icyo bitwaye. Hari abo kuba ubusa, guhora usabiriza, guhora ukubitwa inkoni za buri munsi ngo ntiwagenje uko undi yabishakaga. Hari abo bitagize icyo bitwaye kuko ni babandi navugaga bihebye, bava ku cyo bakwiye kuba bari cyo bagategereza icyo abandi babagenera. Ibyo ntabwo ari byo. Ntibyabaye byo imyaka 100 ishize kugeza ubu, ntibizaba byo indi myaka 100 iri imbere, ntibishobora kuba byo. Perezida Kagame yasabye abayobozi bagize guverinoma nshya gukorana umuhate inshingano bahawe. Minisitiri w'Intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva yahererekanyije ububasha na Dr Edouard Ngirente, agaragaza ko mu byo azitaho cyane ari ugutekereza ibyateza imbere u Rwanda,
ibindi bikaza nyuma. N'umuhango wabaye kuwa 25 Nyakanga 2025 witabirwa n'abaminisitiri batandukanye barimo uw'igenamigambi n'imari, uw'ibikorwa remezo, uw'ubutabera na minisitiri mu biro bya minisitiri w'intebe. Minisitiri Dr Justin Nsengiyumva yashimiye Perezida Kagame wamuhaye inshingano zo kumufasha kugeza ku banyarwanda gahunda n'ibyiza yabemereye, cyane cyane gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Ati mu banyarwanda barenga miliyoni 14 kugira ngo ampitemo n'umugisha ntabona uko nsobanura. Ni ibintu bitangaje, nkwiye gukora uko nshoboye kose, atazigira atekereza impamvu yanshizeho. Mfite ubushake kugira ngo mufashe kugera ku byo yemereye igihugu. Yashimiye na Dr Ngirente wari umaze imyaka hafi 8 muri izi nshingano ku ruhare rwe mu gutekerereza igihugu, agaragaza ko nawe azagerageza guteza imbere abaturage uko azashobora. Ati bizagorana kugera ikirenge mu cyawe kuko urakomeye cyane, wakoze ibintu biremereye cyane, ariko nzagerageza, Imana izabimfashemo. Inkweto usize kugira ngo nzigeremo ikirenge, ngomba gukora cyane, nditeguye kandi nizeye ko nzabigeraho. Minisitiri Dr Nsengiyumva yavuze ko kuba mu biro bya minisitiri w'intebe ari amahirwe akomeye. Icyakora agaragaza ko biba bisaba gukora cyane no kurusha abandi, bakabazwa inshingano no kurusha abandi bose bayoboye. Ati iyo tubwira abaturage ngo bakore neza, tugomba gukora neza kubarusha. Iyo tubaza abandi inshingano, tugomba kuzibazwa kurushaho. Izo nshingano dufite zigomba kudutera imbaraga, tukamenya ko ibyo dukoze tugomba kubikora neza kurusha abandi, tugatanga urugero rwiza. Bakavuga bati abo mu biro bya minisitiri w'intebe bari kutubaza ibi, ariko nabo babikora neza kurusha. Minisitiri Dr Nsengiyumva yagarutse ku ijambo rya Perezida Kagame, agaragaza ko buri wese akwiye gutekereza ku Rwanda mbere y'ibindi kugira ngo u Rwanda rugere ku iterambere ryifuzwa. Ati dukeneye gushyira mu bikorwa amategeko n'amabwiriza ateza imbere abanyarwanda. Icyateza imbere u Rwanda bwa mbere nicyo nzitaho, ikitazabateza imbere ntabwo tuzacyitaho. Nta mwanya wo guta, tugomba gukora cyane. Minisitiri Dr Nsengiyumva yavuze ko ibyo byose azabigeraho afashijwe n'abandi bakozi bagenzi be, abasaba kujya mu ngamba vuba kugira ngo bahindure ubuzima bw'abaturage. Politike zose zihari zitange umusaruro ufasha mu guteza imbere abaturage by'igihe kirekire. Ni inkuru ushobora gusanga ku gitangazamakuru Igihe ukayisoma birambuye. Hagati aho ngaho twe tubaye tubashimiye umwanya mwaduhaye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze mugire byiza, turabakunda cyane, Imana ibarinde. Hasta la vista.